wumva uti wagiye umbabara ukagabanya ubucucu ugira muri wowe kandi umaze kurengera manzi urananiye niyo mpamvu yampaye kuriya ari mu kintu kimeze kuriya uhanaguza noneho icyo cyayi cyawe wirirwa mu kubeta hariya hanze manzi ntukajye untesha umutwe shaka ikintu uhanagure hano se nyine ninde ukubwiye ngo ayo mata manzi ninde ubikubwiye uba wabikoze noneho kugira ngo uyanywe ubu mpa iriya myanda kugira ngo wanaguze ibi byahi byawe ubundi urengeho uyanywe sha wowe shaka ikintu wanagure hano gira vuba cyangwa wanaguze uwo munwa n'ubundi urayakeneye karibu arafunguye Sisa bimeze bite? ariko sha bimeze bite bro umeze neza Kwabyibushye cyane ra. aha sinijya se Yajyanye naho ndi mu cyaro. umva ni ukuri urisanga Abona nawe arabyibushye byaciye urenda guswanyuka pe. ndarya reka Nuko biba bimeze nanjye mba ndambiwe iyo mu cyaro nkavuga nereka nikoze i Kigali ndebe ukuntu mumeze mubayeho rwose. ahubwo se reka kubwira ko ntigeze nkubona uza gushyingura kwa Chantal Kanza kugira nese ubwo umwanya umuntu yaba ufite n'ubundi nitwumvikana gasaka kandi bavugaga abapfu bashyingure bene wabo ahise nagombaga kuza rero ari kumva hari induru ntabwo yabura bariya abantu n'ubundi yewe ngo ariko ngo yishwe n'ikira n'impanuka sinamenye n'ibyari byose nasobanukiwe usibye kumva ngo yarapfuye ngo n'umugabo we nyungapfa ibintu by'abari abantu ntabwo bisenga yaga numva bambwira ngo bafite ubukira ariko ngo nimba baragiye mu bapfumu wasanga ariyo byabagarutse bikanabakindura sha ubukire bwabo nta kintu bwari bumariye ariko ngo wa muhungu wabo ngo niwe bamusigaranye niko mba mbyumva gutyo kuba mwiyegereje kandi narumvise ngo mwari mumeranye nabi sha kwamuzanye hano nkaba mbona ameze neza nandi nkovu n'iki umva inama yarateranye baravuga ngo njye ugomba kuba mfite kiriya cyane iyo mujyana cyangwa bakajya kumukodeshereza mu mitungo ya ba se aha hajemo leta ndaceceka nyine nanze gushyira umuryango wanjye mu bibazo nuko nyine umva twagiye mu biganiro nibagizwa no kukwakira mwakire iki cyo kunywa se yari ndafata icyo ngicyo n'ubundi bambaye epfira yanyoye urwagwa bana ko twabanyakigali numva ibyari byo urwagwa nirwo rwadaje cyangwa muhamagarire Manzi Karabe yaha uyitemisha amaguru wowe guke reba muri firigo jiyo uzanye twakiriza umushyitsi urabona se turi bangahe tambajije ubusa ntiwakumva se wa mwana natumana gutuma kiriya cyana none ni ukubura uko ngira manzi uzi byajyamo wenda manzi Karabe mana cyakora umwukumva bansigiye umugogoro si babuze byose ushobora gusanga afite utundi tunyaciye n'ubuze gutereka kuri kagahari imana muvandakiriye yaranje utirwanyeho cyana wahasigura ahisemo n'umve ry'ikigali merci iki se wakoze iki urabumvaga ashaka kumushimira rero ngo ntabwo cyamenye yakimenye ikiza cyo kubwa n'umuruho ariko se ko mbona nandi nkovu waramusigiye nibura ngo nagiye gukindagaza hari igihe mbyuka mu gitondo natekereza ibintu nyina yankoreraga nimba numva namuzinga nkamushyira nko mu ndobo ngapfundikira ko nyina nawe yari isasu ubwo rero kiriya cyana nutagitsikamiza
ugitsindagire cyane kimere nk'ikicucu cyangwa kigira ikidabire nacyo cyakwigaranzura nawe wamenya cyagutera kudeta ahubwo si iminsi uzamara wazamufashe nkabira ntabwo biba byoroshye babicecetse ariko ari ibigome wasanga n'ibirozi by'iwabo ari cyo babisigiye jya wicungira sinjye wabonye nkiri uriya mugore ariko umwana we uri hano noneho ariko uriya mugore ngo yarakwishe ngo ni hasi hejuru n'idiriri induru mu muryango ngaho ninde wagiye mu bitaro bakoroze nagiye kubahunga bingeze he ewe nuko reka mubwire dore ubu uri kumwe n'uwabo mu nzu gutya muri kumwe kiramuka kimenya ubwenge uramenya sha muvandi inywere shira inyota twebwe ko duhorana na byose oya reka nisomera ariko ujye wicungira kiriya cyana nabonye kijunjamye kandi ibintu bijunjamye bari bigome muvandi ubona ko umushyitsi waroshe nimugoroba wamubonye ahubwo suriya ni gati kintu wahiturutse uriya ni iwabo w'umugabo yego hanyuma ngo ni iki kimugenza rero si yaraye aje twiciye akahita ajya kuryama kandi nkimubona kora numvise ubwoba kwanga kumukinguriraho ntibyari bubeho kubera yuko urabyumva byari kuzaneza ibibazo ku mugabo wabonye ubwuzu yari afitiye manzi wabonye ukuntu yinjira ubona bimushamaje ntabwo baziranye se baraziranye asanzwe amuzi baraziranye we na manzi byanashoboka byashoboka pe we na manzi bakaba bafite ikintu barimo barategura cyangwa bashaka kwishyira hamwe ese kubera icyo udashobora kubitekereza urabona nta kintu kiri hagati yiwe n'uriya mwana niyo mpamvu nawe nakubwiye ngo ugomba kurya urimenge ukamenya ngo niki kimugenza hakiri kare mana yanjye ko numva ugize ubwoba ariko wikwirirwa wivuna utekereza ibintu byinshi ibintu ni bibiri nimba aje mu nzira nziza mu buryo bwiza hari ibyo ashaka ko tuganira uzamutega amatwi umwumve ikindi kandi nunabona afite ibindi bintu ashaka kuzana ngayibaze nawe yifasha akahita avuga ngo manza asubire ku ishuri imitungo y'iki n'iki wamuha akamujyana iwe bagiye kumunzanira hano se badahari hanyuma hano aza kumuvugira nkande muvandi byihorere bana yanjye bikomeje kunshinga ariko uko byagenda kose cyaba kibiri inyuma cyose uraza kugerageza ukimenye kandi nanjye ndahari kukurwanirira muvandi sinzi icyo gukora ariko reka dutegereza byuke wenda araza kugira ikintu kizima tubwira gusa nawe umenye buri kintu ku kindi ikintu ku kindi nusanga ari ikintu kibi dushaka ukuntu twakora ibintu mu nzira ubuzima bwo kuba mu rugo njyenyine umugabo wanjye adahari nabyo bingeza ahantu ubu nibwo ndi kubona agaciro k'umugabo mu rugo ariko ugomba kwirwanirira pe ariko nanjye muri iyi minsi mari ndagufasha turebe nta kibazo ubwo muri iyi minsi rero ubwo nawe urabikurikirana nta kibazo kabisa ahubwo si ubu muri iyi minsi wowe uriya muhungu wanjye nta kintu muri kuganirira byibuza uriya muhungu wawe rero ntabwo turabasha kuganira neza ariko ndaza kumushaka mu kanya tuganire nta kibazo reka ndebe ukuntu ntegurira uriya mugabo w'abandi mutegurira iki oya mba ngomba no kumwubaha uko byagenda kose ibibazo naba mfitanye no kwa manzi ntabwo mbifitanye n'uwo w'umugabo wanjye ngomba kumufata neza ubu niwe mugabo ariko mu gihe atari mu ruhande rwawe ntabwo turabimenya sheri
Oya komeza wirebere televiziyo. Shefu ariko rero yarangiye. Oya fata telekomande ucara wirebere televiziyo. Siko hantu wabuze. Ucara niyo mubangamiye. Haguruka vana izo ndamuzi iyo ntebe. Sinsanze amaguru wayamanitse amaparafu wenda kuyakura. Icara wongere umanike amaguru urebe televiziyo. Mpamagara Shema nitwa Shema ntabwo nitwa umuvandimwe wawe. Urukumva? Cyangwa mpamagare mama ze arebe ibintu wakoreye ameza yiwamye nk'amazi ntabwo wagize. Baramumutwe. Ari gupfa niki? Aha ariko ahantu babaga baragukubise amatwi barayamena. Boss yarangiye Ntabwo. Igenda shefu. Mugihe nari narangiza kuvugana nawe ni n'ubuguhaye uburenganzira bwo kugenda. Siba moya amazi. Uri kumva ibyo kumbwira se? Cyangwa mpamagare anti wawe se? Anti wawe se hazareba ibyo urimo. Moya amazi wambe sinzi. Nywa amazi.